amwe mu mabanga ya politike kandi azwi n'abantu benshi cyane nuko abanyapolitike iyo babonye nta bundi buryo bwo kugukuraho batuma inshuti yawe ya hafi ikaza ikakwica mu rwego rwo kugira ngo bakwice n'ibigwi byawe babisenye. Babanza gutegura ibinyamakuru bizakwandikaho inkuru mpimbano mbi mu buryo bugaragara kugira ngo abaturage nabo ubwabo bakwange, nubwo waba waramaze gupfa bazumve yuko nta kibazo bahombye nta n'icyo wabamariye. Ni nayo inkuru zatangiye gukwirakwizwa zivuga yuko Muammar Gadafi ari umwe mu baperezida bakundaga abagore cyane ku isi. Nyamara izi nkuru ntizari ukuri na gato, 100%. Bwari uburyo bwa politike bwo kugira ngo Muammar Gadafi ibigwi bye yubatse imyaka myinshi ishize abanyapolitike bakomeye cyane b'abazungu babisenge mu munsi umwe. Kugira ngo byumve neza aya mateka ya Libya, reka nkubwire iyi nkuru y'ukuntu Amerika n'ibihugu bigiye bitandukanye bya NATO byibye ahazaza ha Libya. Rimwe mu ibanga abantu batigeze bamenya rikomeye cyane ni cyari cyihishe inyuma y'urupfu rwa Muammar Gadafi, umwe mu bayobozi bari bakomeye cyane kandi wari ukunzwe cyane ku isi, waharaniraga iterambere rya Afurika ndetse na Libya muri rusange. Uyu muyobozi washakaga yuko Libya iba kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi ndetse akazamura iterambere rya Afurika muri rusange. Uyu muyobozi akimara gupfa hakomejwe kwibaza ibibazo bikomeye cyane birimo bati kuki yishwe, nire banga ryari ryishwe inyuma y'urupfu rwe. Ese nibihe bihugu byishe Gadafi? N'ibindi bibazo bikomeye cyane abantu bakundaga kwibaza bati ese nizihe mpamvu zikomeye cyane nyamukuru zatumye Muammar Gadafi bamwica? Kuba yari umuyobozi mwiza cyane wakundaga kubwiza ukuri abazungu n'abandi bantu batandukanye. Ese niye mpamvu bamukuye ku buzima? Iri banga niryo tugiye gusobanukirwa kano kanya, tumenye n'impamvu yishe inyuma y'urupfu rwa Muammar Gadafi, umwe mu bayobozi bari bakunzwe cyane ndetse umwe mu bayobozi bifuzaga Afurika iteye imbere muri rusange. Reka nkubwire iyi nkuru y'ukuntu Amerika n'ibihugu bigiye bitandukanye bya NATO byibye ahazaza ha Libya. Reka tugaruke ku mpamvu za politike zatumye amahanga yifuza gutembagaza ubutegetsi bwa Gadafi mu buryo bugaragara bakamwica kugira ngo Libya itazigera igira aho igera mu buzima bugaragara ndetse no mutagaragara. Ibi byatumye Libya kano kanya ihoramo umutekano muke mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ese wari uzi neza yuko ikosa rimwe rya Perezida Barack Obama wahoze ayobora Amerika ryaje gutuma igihugu gisenyuka burundu? Ibi se birahurira he urupfu rwa Muammar Gadafi, umwe mu bayobozi bari bakunzwe cyane kandi umwe mu bayobozi bakoraga ibikorwa by'urukundo byo gukunda abanyafurika muri rusange? Amwe mu mabanga ya politike kandi azwi n'abantu benshi cyane nuko abanyapolitike iyo babonye nta bundi buryo bwo kugukuraho batuma inshuti yawe ya hafi ikaza ikakwica mu rwego rwo kugira ngo bakwice n'ibigwi byawe babisenye. Babanza gutegura ibinyamakuru bizakwandikaho inkuru mpimbano mbi mu buryo bugaragara kugira ngo abaturage nabo ubwabo bakwange, nubwo waba waramaze gupfa bazumve yuko nta kibazo bahombye nta n'icyo wabamariye. Ni nayo inkuru zatangiye gukwirakwizwa zivuga yuko Muammar Gadafi ari umwe mu baperezida bakundaga abagore cyane ku isi. Nyamara izi nkuru ntizari ukuri na gato, 100%. Bwari uburyo bwa politike bwo kugira ngo Muammar Gadafi ibigwi bye yubatse imyaka myinshi ishize abanyapolitike bakomeye cyane b'abazungu babisenge mu munsi umwe. Kugira ngo byumve neza aya mateka ya Libya, reka nsubire mu bukoroni mu gihe cy'ikinyejana cya rimwe. Libya yari igizwe n'uturere dutandukanye. Utu turere twari dukomeje kugenda tugenzurwa n'ubwami bwa Ottomani. Aka karere kari ingenzi cyane mu bucuruzi bwa Afurika y'Amajyaruguru kubera yuko twinshi muri utu turere twari ku nkengero y'inyanja. Nyamara ubutegetsi bwa Ottomani bwarimo burangira, umwami w'Ubutaliyani yaragiye kuzamuka ashaka kwagura ubutegetsi bwe mu buryo bugaragara. Reka dusubire inyuma mu mwaka w'1911 mu Butaliyani aho bwateye Libya. Libya yatewe Ubutaliyani buvuga yuko ari uburenganzira bwabo. Abataliyani batangiye kwigarurira Libya nk'igice cy'ubukoroni bushyashya ndetse batangira kwigarurira Libya banakoloniza abaturage mu buryo bugaragara kuko bavugaga yuko ngo Abataliyani bafite uburenganzira bwo gukoloniza iki gihugu. Uko iyi ntambara yakomezaga kwiyongera, ubwigenge bwari nk'inzozi muri iki gihugu kuko bitanashobokaga yuko bwakwigenga. Gusa nyuma amateka yarahindutse. Intambara ya kabiri y'isi ubwo yatangiraga, Libya yabaye umurongo w'imirwano hagati y'abafashamyumvire Axis Power, Ubutaliyani n'Abadage baje kurwana n'Abongereza n'Abafaransa bigenga. Libya
yisanga mu ntambara nyanyayo, ari naho imijyi yasenyukiye, abaturage b'abasivile baricwa. Gusa nyuma byaje kurangira Ubutaliyani butsinzwe muri iyi ntambara. Nyamara gutsinda kw'Abongereza ntibyari bivuze ubwigenge bwa Libya. Abongereza bafashe zimwe mu ntara zo muri Libya ndetse n'Abafaransa bafata izindi ntara, ndetse abangaba bashaka kugabanyamo Libya kabiri. Nyuma y'ibiganiro byinshi cyane by'umuryango w'abibumbye, ONU yemeje yuko Libya igomba kwigenga byuzuye, biba mu mwaka w'1949. Ibi byabaye nyuma y'imyaka 2 gusa. Ku itariki 29 mu 1951 Libya yabaye igihugu cya mbere muri Afurika kibonye ubwigenge. Gusa nubwo iki gihugu cyari kibonye ubwigenge, hari hasigayemo ikibazo gikomeye cyane cy'ubukene bugaragarira amaso mu buryo budasanzwe. Igihugu cya Libya muri uyu mwaka ubukungu bwacyo bwari hasi cyane, nta soko, nta mafaranga byari biri muri kino gihugu. Ubuzima bwo muri iki gihugu bwari bugoye cyane kugeza ubwo peteroli yabonetse muri iki gihugu mu mwaka w'1959. Standard Libya. Kuboneka kw'aya mavuta byatangiye kwinjiza amadovize. Cya gihugu cyari gikennye gitangira kuba igihugu kidasanzwe mu kugaragarira abaturage no mu buryo budasanzwe. Ariko hamwe n'izamuka ry'ubukungu, igiciro cy'ubuzima nacyo cyarazamutse, ruswa nayo iriyongera muri iki gihugu cya Libya. Ubutegetsi bwa King Idrissa bwari bufite imbaraga nkeya cyane mu kugenzura ibintu ndetse no kumenya ibyo abaturage bakeneye muri kino gihugu. Ibi byaje guterwa n'uko Libya yari yabonye ubwigenge, ibyifuzo byo kwigenga burundu no kurwanya ibikorwa bya gikoroni byakomeje kwiyongera. Ahangaha Libya yakomeje gukingurira amarembo ibigo by'amahanga byazaga gucukura amavuta muri kino gihugu cya Libya. Umwami kandi yaje kunanirwa kwirukana Isiraheli mu ntambara yabaye mu 1967. Ibi byaje kongera uburakari bw'abaturage mu buryo budasanzwe. Nibwo bwa mbere Gadafi yaje kwigaragaza, aba ari umusore w'umusirikare wigaga muri akademi w'ingabo. Uyu nguyu yarahageze mu 1969 ubwo uyu mwami wayoboraga iki gihugu cya Libya bwa mbere yari hanze y'igihugu arwaye kandi arembye. Gadafi nk'umwe mu bagabo bashakaga kuzamura ubutegetsi ndetse no kuzamura icyerekezo cya Libya, yahise afata ubutegetsi akora kudeta mu buryo bworoshye cyane. Libya yahise ihinduka Republic of Arabic, yandika igitabo cya Green Book, aho yaje kwandikamo indangagaciro z'idini rya Isilamu. Muri 1977 Gadafi yakoze ibintu bidasanzwe muri kino gihugu cya Libya. Yakurikiranye ibigo by'abanyaburayi bacukuraga amabuye y'agaciro muri Libya, anasaba yuko iki gihugu cya Libya cyahagarika ibigo byacukuraga amavuta, ibisigaye bikongera amafaranga byishyuraga. Uyu ashyiraho gahunda yo gutanga amacumbi ku bantu. Uyu mugabo waje gukuraho gahunda y'ubukode bw'amazu, maze abantu bose babaho batishyura amazu. Libya cyaje kuba igihugu gikize cyane muri Afurika, ari naho dusanga ko ari kimwe mu bihugu byabayemo uburezi n'ubuvuzi ku bantu bose ku buntu, abantu bose bamubaza atishyurwa. Nyamara politiki ya Gadafi yatangiye kugira ingaruka mbi zikomeye cyane. Niho twaje gusanga yuko abaturage batangiye kurambirwa ubutegetsi bwa Gadafi wabaherezaga amashuri ndetse n'amavuriro y'ubuntu. Batangira kumva yuko barambiwe, batangira kumugambanira bya hato na hato. Uyu nguyu kubera gukunda gutera inkunga ibihugu byinshi cyane, yifuzaga gushyiraho United States of Africa. Gusa ibikorwa byo kwivanga muri Chad byaje kumutesha agaciro ndetse kubahwa kwe biragabanyuka. Gadafi kandi nubwo yakundwaga n'Abanyafurika, Amerika yo ntiyigeze mukunda na gato. Nabari wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we Ronald Reagan yaje kumwigaruka. Uyu nguyu amwigarika nyuma y'uko amushinjije gushyigikira iterabwoba, ari naho ibihano ku bukungu byatangiye gushyirwa kuri Libya mu 1996. Muri 1946 Amerika yagabye igitero muri Libya, ari naho umukobwa wa Gadafi yitabiye Imana. Muri 1988 nanone indege ya Pan AUN Flight 103 yaje guhanurwa. Ibingibi byose bishinjwa Gadafi.
Gadafi kandi yakomeje kugira ubwoba atangira guhisha gahunda yo gukora intwaro za kirimbuzi, ariko nyuma y'umuvuduko w'amahanga yaje kubyicuza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda abategetsi bo mu Burayi batangiye gusubira muri tumwe mu turere two muri Libya. Gadafi na none yongera kwakira ibihugu byo mu Burayi n'Amerika, gusa rero imbere mu gihugu igitugu cyari gikomeje cyane. Abaturage bageragezaga kwigaragambya, bashyirwaga ku ngoyi cyangwa se bakicwa. Ahangaha UN Resolution muri 1973 intego y'abangaba yari ukurengera abasivile. Perezida Barack Obama yaje kwisanga muri iki kibazo ubwo yavugaga yuko atari ukugira ngo bahindure ubutegetsi, ahubwo ari ukwirinda jenoside yabera muri Libya. Nyuma yaho, nyuma yo kugambanirwa na Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye by'i Burayi, Gadafi yaje kwicwa, igihugu gihinduka kibi kurusha uko abantu bari bakize imbere. Inyeshyamba zitandukanye zatangiye kurwana imbere mu gihugu, ndetse ibintu bikomeza kuba cyane ku rwego rw'uko Libya yabaye isibaniro ry'intambara noneho burundu mu buryo bugaragara. Ibi byatumye abaturage bo mu gihugu cya Libya bisanga mu ntambara mu buryo bweruye budasanzwe. Abayobozi babo, umuyobozi wabo bitaga uw'igitugu, batangiye kumwifuza baramubura yarapfuye. Kugeza kano kanya Libya ni igihugu kirimo umutekano mukeya, kwicwa kwa hato na hato ku isi hose. Byinshi mu bihugu byari bifite inyungu mu bwicanyi bwa Gadafi harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo igihugu cy'Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye by'i Burayi. Ibi byaterwaga n'impungenge Ubufaransa bwari bufite kuri zahabu zakomokaga mu gihugu cya Libya, ko icyatumaga ubukungu bw'Ubufaransa busubira inyuma. Ibi nibyo babikoreye. Inspirit to Protect yari system yakoreshejwe nk'impamvu, ariko mu by'ukuri harimo inyungu z'amavuta, ubutegetsi no kuburizamo imigambi ya Gadafi yo guhindura ubukungu bwa Afurika muri rusange. Ngibyo bimwe mu byatumye Gadafi yicwa. Abazungu ntibajye bifuza yuko Afurika muri rusange itera imbere, byabo uyu munsi cyangwa se ejo hazaza. Wabanye nanjye Edi Kelodi, akaba ari kugezagaho iki kiganiro cyagarukaga kuri byinshi kuri Gadafi n'iyicwa rye. Iki cyari igice cya mbere. Icya kabiri nacyo ni mu minsi ya vuba. Kora subscribe kugira ngo kizasange uhari kandi witeguye. Murabeho.